Yesu nashimwe inshuti z'umusaraba ni mwene so muri Kristo Yesu Pastor Alexis ma umugisha okuboneka hano imbere yanyu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turi hano na Mongona National Housing. Imana ibaha umugisha, niho duhimbariza Imana, niho dukomeje kuyikorera. Reka dusenga Imana kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu umwami kandi urumukiza uhabwa icyubahiro. Data wakoze kuturinda no kutwemerera uko uyu munsi tuboneka hano imbere mwami kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nyemerera aho umugisha buri muntu wese ugiye kumva ijambo ryawe kandi umwuka wera ibyo tugiye kuvuga abishorere abigeze ku mitima isaraye mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice byaho ni 6. Turasoma n'umurongo waho wa 15 kumva ikimana ivugana natwe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azinduka kare mu gatondo arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira Elisha ati biracitse databuja turagira duti. Aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi nzanye ijambo riguhumuriza umutima rikubwira ngo humura, va mu bwoba. Iziguteye ziraruta iziguteye nizikurinze, izikurinze ziraruta iziguteye. Imana ishimwe cyane. Ufite intambara umwanza kuzanamo ariko umvira ijambo. Ndakubwiye ngo iziturinze ziraruta iziduteye. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya itugaragariza iki? Bibiliya itugaragariza uyu mugabo umukozi w'Imana Elisa umuhanuzi w'Uwiteka. Bibiliya irambwira turamuzi uko ari umuyisiraheli yararaho ngaho akabaho ngaho asenga Imana, yibera hafi y'Imana, aba mu mavuta y'Imana. Bibiliya irambwira ngo Abasiriya bakagambanira Isiraheli bakavuga ngo tuzaca ibunaka dushobore kumutera, dushobore kubarwanya, dushobore kubatsinda. Ariko Elisa koko yarari hafi y'Imana. Mwene data nshuti y'umusaraba, mu ntambara uhura nazo, mu bigeragezo uhura nabyo, ba hafi y'Imana gusa. Bibiliya irambwira ngo kubera yuko yarari kumwe n'Imana, ngo inama zakorerwaga muri Siriya akagenda kazicaramo mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Inama zigakorerwa muri Siriya z'imigambi mibi y'ibyo bagambiriye kugirira Isiraheli, ariko we akagenda akicarayo mu isi y'umwuka, akamenya ibyo bavuze, akamenya ibyo bagambanye, akamenya aho bazatera, akamenya aho bazaca. Imana ihabwe icyubahiro. Isi ibihugu bifite intelligence kandi zirakora rwose, ariko hari intelligence iziruta yitwa umwuka wera. Koko zo akenshi zisabwa kujya kuri tele zikagenda, ariko ngo Elisa yaragendaga akajyayo mu buryo bw'umwuka, atavuye muri Isiraheli. We akajyayo yicaye muri Isiraheli, akagenda akicara mu nama barimo, akavuga ngo tuzaca hanaha, tuzazamuke, tuzabagote, tuzakora ibi nibi. Bibiliya irambwira ngo uyu Elisa agahamagara umwami akamubwira ngo watezwe bazaca ibunaka, none uramenye nimuca ibunaka muzagende gutya. Ngo bakabikigenza kwa kundi kandi koko bagasanga bari batezwe. Haleluya. Reka mbabwire bene data, hari imbaraga z'Imana. Reka mbabwire bene data, hari Imana igitubera amaso dusinziri. Reka mbabwire bene data, burya hari imbaraga z'Imana ziruta izo ngizo ubona z'abarozi zagutsikamiye, izo ziguteye, iziturinze. Haleluya. Ziraruti ziduteye. Imana ihabwe icyubahiro.
none umugabo w'ingabo z'Isiriya aravuga cyangwa Misiri aravuga ngo no ibi bintu n'ukubera iki? Ninde mwanzi uri hagati muri twebwe? Ninde utanga amakuru k'ibyo dupanze bidashoboka? Mureke mbabwire, iyo abana b'Imana basenze nagira ngo ngubwire ngo imigambi ya Satani ntagishoboka. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo abana b'Imana basenze, iyo abarozi burizwamo, iyo abana b'Imana basenze iby'umwanzi yapanze byigizwayo bijya bihinduka. Imana ishimwe, nuba hafi y'Imana ntacyo uzaba. Umuririmbyi yarembye aravuga ngo komeza ubane n'Imana gusa Imana izakurinda. Bibiliya irambwira ngo uyu muhungu w'Imana ngo uko bayipanze akaba ariko be, ariko umwami Isirayeli aravuga ngo no, ninde muntu muri twebwe ubwira umwami amakuru? Ninde muntu muri twebwe uca ku ruhande? Ngo baramubwira ngo reka da mwami, burya nta muntu haduye uri muri twebwe, ntawe uhari nta mwanzi, ahubwo muri Isiraheli harimo umuntu w'Imana. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Mu Isiraheli harimo umuntu w'Imana. Mu gihugu cya Isiraheli gifite umuhanuzi, haleluya, kirimo umukozi w'Imana. Niwe umenya ibyo umwami yavuze, niwe umenya ibyo abantu batekereje, niwe umenya inama zose dukora. Burazira inama zose dukora abahari, buriya bira byose dukora abahari. Reka mbabwire, hari umwuka wera ujya utubwira. Natwe hari umwuka wera ujya utubwira. Imana tukamenya imigambi ya Satani, tukamenya uko biri bugende, tukamenya uko tukamenya ibibanza n'ibizakurikira. Icyo dusabwa no kuba ndagiye mubwire ngo va mu bwoba. Haleluya, va mu bwoba, va mu bwoba, va mu bwoba. Kubera iki? Kubera yuko iziturinze ziraruteze duteye. Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya muri Imana rirambwira ngo aravuga ngo uwo muntu mugende mu muzane, uwo muntu utumenera amabanga mugende mu muzane. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo bafata amagare, bafata amafarashi, bafata abasirikare bo kuri ya magare baragenda ngo bagiye gufateza, mugende mukanzanire. Ariko mureke mbabwire nshuti y'umusaraba, iziturinze, ikurinze, ingabo zikurinze, ingabo Imana yashyizeho zo kukurinda, reka nkubwire zirarute ziguteye. Va mu bwoba, ongera wizere Imana, ongera ukomere, ongera ubane n'Imana, ongera ugirire Imana icyizere. Ndabibona uratsikamiwe, uri muri gereza kubw'ibikugose. Hari gereza y'umwuka urimo, ya nibishoboka, hari gereza urimo umazemo washizwemo nabo bagome, nabo bakonikoni. Ariko igihe kirageze ngo va mu bwoba, va mu bwoba, kubera ko hari iziturinze ziruti zidutera. Imana ishimwe cyane. Bibiliya irambwira ngo baragenda ngo bagerereza bagota umudugudu wose, baragenda bagota umudugudu wose barawuguta. Baravuga ngo mukanzanire, ngo bakiwugota, ngo ijoro ryose barabagenda ijoro ryose. Ngo ariko ngo umwana w'Imana, umukozi w'Imana yari yaraye ku karago, ibyo yarabirebaga. Ngo ariko umugaragu we Gehazi arasohoka, ngo agikebuka, ngabona amagare n'amafarashi n'abasirikare bagose umudugudu. Ngasubira mu nzu, abwira shebuja, aramubwira ngo databuja biracitse. Nawe birashoboka yuko uyu munsi ubona yuko bicitse. Ufite ubwoba bw'ibihe, ufite ubwoba bw'iminsi, ufite ubwoba bw'abakuruga, ufite ubwoba bw'ibitemera. No, va mu bwoba. Umwami Yesu ari ku ngoma. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo bakigerereza ngayo, ngo aravuga ngo biracitse. Ngo shebuja aravuga ngo Elisa, Mana nsabiye umugaragu wanjye kugira ngo ahumuke amaso. Imana ishimwe cyane, ngo kugira ngo arebe yuko iziturinze zirute ziduteye. Umva nkubwire ngo Gehazi ngagihumuka amaso, ngabona ngamagari, haleluya, ngabona amafarashi ngo by'umuriro, haleluya, ngo by'umuriro, ngo bigose umudugudu, ngo bigose risa n'ingabo ze. Erega buryo biba bitayigose we biba byararangiye, wowe ntacyo wari gukora. Kuki wibagirwa imirimo y'Imana? Kuki wibagirwa ukuboko kw'Imana? Iyo itaza kuhawa burya byari bihari, ariko byasanze, haleluya, ziriya ngabo zasanze iziturinze, haleluya, arizo nyinshi kuziduteye. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nshuti y'umusaraba, Bibiliya irambwira ngo aravuga ngo akibibona ngo yinjira mu nzu, arasubira abwira mwene se
ngo databuja abwira shebuja avuga ngo databuja noneho ntacyo bitwaye. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ngo nuko ngo ahuma amaso izo ngabo, asaba Uwiteka, arangije azihuma amaso, amaze kuzihuma amaso ngarazishorera azigeza mu kigo cy'abene gihugu cy'abasirikare babo. Ndagira ngo dusenge Imana. Ndashaka kukubwira ngo va mu bwoba. Haleluya. Kubera iki? Kubera yuko izi turinze ziruta iziduteye. Ongera usenge, garurira Imana icyizere, garurira Imana ibyiringiro, kuko buri itaza ko haba ahawe ntago haba hakibuka, ariko kubera yuko Imana yahabaye na n'ubu uracyariho. Ndagira ngo ngusengere we wari uri mu bwoba, wumva gutsikamiwe, wabarozi, ibiciri, ibibazo, ibintu byose ubona biracitse, nugisenga ubwoba ni bwinshi, urarara. No, ndashaka kukubwira ngo hari imbaraga z'Imana ziturinze kandi ziraruta izo ubona ziguteye, izo ubona zigutsikamiye. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu nsengeye mwene data, nsengeye mushiki wacu wari ufite ubwoba. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze kugira ngo buri wese ave mu bwoba, yongere kugira imbaraga, yongere kugira icyizere. Abumvaga bicitse reka bavuge ngo nta kibazo mu izina rya Yesu, kuko imbaraga zawe ziturinze ziruta ibiturwanya n'ibiduhiga. Izina rye nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana igumugisha nshuti y'umusaraba, iziturinze ziraruta iziduteye. Bana n'Imana gusa, amen.